الحمد لله الذي شرع لنا خير شرائع وهدانا إلى الإسلام وعلام علينا نعاما كثيرة لا تعد ولا تحصى. نحمده سبحانه ونستغفره ونتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأخيار، ومن تمسك بما كانوا عليها إلا يوم الدين. وبعد، اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. أيها المسلمون، أحبابي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الفوز والفلاح للمتقين. يقول جل في علا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن للمتقين مفازا. banje gushimira Imana subhanahu wa ta'ala, Imana yo yadushyiriyeho gahunda nziza, gahunda itunganye, kubera ko itunganya ubuzima bw'umuntu. Uyihisemo aratunganirwa hano kuri iyi si, ndetse kazaba n'intungane ejo amama al-jabbar al-qahar, imbere y'umuremyi wa byose, imbere y'ugenga byose akanagena byose. Shimira nanone Allah subhanahu wa ta'ala, we wadushyiriyeho iyi dini, kaduha amategeko tugomba kugenderaho, dufasha kubaho kandi neza. Ndashimira Allah subhanahu wa ta'ala ku nema zigiye zitandukanye nyinshi tudashobora kubara ngo turangize, yewe tunagiye kuzibarura ntabwo twazihetu. Ndasaba Allah subhanahu wa ta'ala twese uko duteraniye aha aduhe ibyiza by'uyu munsi, ndetse na nyuma yuko turi buze gutandukana. Amahoro n'imigisha bisakare kuwasozereje intumwa n'abahanuzi, we nemeza ko ari intumwa y'Imana by'ukuri, nabiwe mu rugo n'abasangirangendo be n'abamukurikiye n'abazatera ikirenge mu cye kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala kuzaba muri abo ngabo, Allahumma amin. Nshuti bavandimwe wa Islam, ndasaba Allah subhanahu wa ta'ala ngo ibibazo dufite aduhe inzira zo kubisohokamo, ndetse ababa bafite agahinda muri twe Allah subhanahu wa ta'ala abashumbushe ibyishimo, ndetse n'ababa bafite ibibazo Allah subhanahu wa ta'ala abibakize, kubera ko niwe uhinduranya ibihe. Allahumma amin. Nshuti bavandimwe wa Islam, ndabagira inama ntirengeje ingohi yuko twarushaho gutinya Imana subhanahu wa ta'ala
gutinya Imana subhanahu wa ta'ala niho honyine hakubiye intsinzi n'ibyishimo. Ibisijya bivuze ahubwo ndabikomora mu mvugo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ubwo Allah subhanahu wa ta'ala agira ati inna lilmuttaqina mafaza, byukuri abahisemo gutinya Imana subhanahu wa ta'ala mafaza baratsinze. Aho niho honyine hari intsinzi hano kuri iyi si ndetse n'ejo umunsi w'imperuka. Ntatinze rero khutba yacu uyu munsi ni ikibazo turi bwibaze hanyuma tukagishakira igisubizo. Kiraza kurenga kimwe gifata ibibazo bitatu. Ikibazo cya mbere turibaza tuti madini, idini ni iki? Ikibazo cya kabiri turibaza tuti ese idini ni ngombwa mu buzima? Ngombwa mu buzima ngo ufite idini? Cya gatatu turibaza tuti ese iyo dini ni iyi? Yakabaye ari iyi? Ntatinze rero ijambo adini iyo ugerageje kubishyira mu Kinyarwanda, ijambo idini bisobanuye ibintu bigera nko muri bitatu. Bisobanuye umuyoboro, bisobanuye inzira, bisobanuye gahunda. Aya magambo atatu nujya kuyahuza urasanga yose ajya gusa. Ni ukuvuga ngo umuyoboro, inzira, gahunda, nicyo ijambo idini rishatse kuvuga ushyize mu Kinyarwanda. Hanyuma nujya gusobanura ijambo idini ubishyira mu dini, iki dini rishatse kubivugaho, bisobanuye ko n'umuyoboro ndetse n'inzira Imana subhanahu wa ta'ala yashyiriyeho abantu kugira ngo bayinyuremo. Abayisilamu iki gisobanuro bacyumve neza. Kugira ngo abantu bayinyuremo bakurikiza ubushake bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nuvuga Imana ikeneye ko dusenga, hari aho bigomba guca. Si ukubikora uko ubibonye nuko ubishatse nuko ubyumva. Hari umuyoboro, hari inzira, hari gahunda. Niyo mpamvu umuntu agira idini. Iyo rero nta dini ufite ntabwo wagira gahunda, ntabwo wagira umuyoboro, ntabwo wagira inzira. Niyo mpamvu mu ncamake rero iyo bavuze idini bisobanuye iri jambo urishyize mu Kinyarwanda bishatse kuvuga umuyoboro, inzira, gahunda. Iyo ugiye rero muri Islam bishatse kuvuga ngo n'umuyoboro n'inzira Imana subhanahu wa ta'ala yashyiriyeho abantu kugira ngo bayinyuremo bakurikiza ubushake bw'Imana subhanahu wa ta'ala. Niba mubyibuka neza, intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ubwo bayisabaga ngo igisenga Imana zabo nabo basenge Imana ye, ijambo yabasubije murarizi. Yarababwiye ati lakum dinukum waliyadin. Mufite inzira yanyu mwahisemo, mufite idini yanyu mwahisemo, mufite gahunda yanyu mwahisemo, nanjye mfite uko nahisemo, mfite inzira nanyuzemo, mfite idini yanyu. Rero tuzavuga ngo idini igisobanuro cyaryo ni iki? Naho tunyura dushyira mu bikorwa ibyo Allah subhanahu wa ta'ala ashaka ko twe dukora. Dukeneye gusari, birabanza binyure mu
dini niho wigira umurongo kugiye gusara banza gutawaza, kugiye gusara yerekera qibla, kugiye gusara ibyo byemerewe abibujijwe. Niyo mpamvu habaho icyo bita idini. Aha rero Allah subhanahu wa ta'ala araduha igisubizo cyiza. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yasubije abantu irababwira iti lakum dinukum waliyadin, mufite idini yanyu nanjye nkagira idini yanjye. Ibi rero bisobanuke icyo idini isobanuye. Idini igisobanuro cyayo naho tunyura dushyira mu bikorwa ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yagize ate yadutegetse. Niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala rero atugaragarije hano idini ko ari ngombwa. Ubwo Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadihan famulaq. Allah subhanahu wa ta'ala arahamagara umuntu wese, umukire, umukene, uwize, utarize, umuzungu, umwirabura, witwa umuntu wese uva amaraso, ufite umwuka wa Allah subhanahu wa ta'ala ahumeka, Imana ikamubwira iti innaka kadihun ila rabbika kadihan famulaq. Allah subhanahu wa ta'ala ati wowe muntu mu by'ukuri uri mu rugendo cyangwa urakataje ujya herero, ila rabbika kadihan famulaq, uri kwiruka, uri gukataza ugana kwa nyagasani wawe niba kwe ryinshi. Aha rero kwa nyagasani turi kujya hari inzira tugomba gucamo. Iyo uyiyobye uwo nyagasani wawe ntabwo uzamugeraho, uretse ko wowe uzagera aho aguhana aho kugira ngo aguhembe. Allah ati innaka kadihun, wowe urakataje, hari urugendo urimo, hari aho uri kugana, ila rabbika kadihan famulaq, uri kugana kwa nyagasani wawe. None se aho kwa nyagasani njya ndahajyana iki? Urahajyana iki? Ese kujyayo kwawe amahitamo yawe yabaye guhitamo kunyura he ujya kwa nyagasani wawe? Aha rero Bayisilamu icyo cyari igisobanuro cy'idini. Iyo uhagaze mu dini rimwe na rimwe uba wumva ahantu ho kunyura gusa wigendera, ariko ntabwo ari aho kunyura gusa wigendera, ahubwo ni aho kunyura ugana usanga Allah subhanahu wa ta'ala. Aha rero ikibazo cya kabiri twavuze twibaza, umuyisilamu aguye kumenya no kuzirikana ko idini Imana subhanahu wa ta'ala yayishyizeho kandi iranayigena. Ntabwo idini zose bivuze ngo ni idini. Niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala avuga ngo inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Nuvuga ngo idini rero irahari, Allah subhanahu wa ta'ala yayishyizeho kandi agira ate aranayigena. Niyo mpamvu umuntu rero akwiye kumenya ko ahagomba guca agana nyagasani we ni mu dini. Ikibazo cya kabiri twavuze turibaza tuti idini ni ngombwa. Aha murankundira iki kibazo ngisubize nkoresheje imvugo cyangwa mbaho impamvu ituma iki kibazo tugomba kukibaza. Iki kibazo impamvu tutagomba kukirenza ingohi, tugomba no kukibaza. Hari igihe usanga ahantu utuye, ahantu ukorera, abantu mugendana, umuntu ajya hari akihandagaza akakubwira ati rega n'ubundi ntabwo idini ari ngombwa, icyangombwa ni ibikorwa byiza. Ibyo turabizi, abantu bajya babitubwira cyangwa nawe barabikubwira. Nanjye ibyo ntushobora kubura umuntu ubikubwira, muravuga ati idini ntabwo ari ngombwa, icyangombwa ni ibikorwa byiza. Ariko idini ni ngombwa mu buzima bw'umuntu, kuko twabonye ko idini ni inzira n'umuyoboro. Ni ukuvuga ngo iteka ryose iyo uyobye inzira hari ibintu bibiri. Icya mbere kutagera aho ujya, icya kabiri kuba wakwisanga we wagarutse ahantu wari uri. Idini rero iba ari ngombwa mu buzima,
kugira ngo umuntu akunde agere aho agomba kujya, kubera ko niyo nzira. Ni nk'uko umuntu yakubwira muri make ukeneye kujya iburasirazuba ariko nta nzira ihari, yose hano uragera ntabwo wagera. N'umuntu rero akubwira ngo icyangombwa ni ibikorwa byiza, ibyo bikorwa byiza se urabikora ubinyuze. Hari ibikorwa biba biri muri kamera y'umuntu, ukanyura ku muntu ukabona akeneye kumufasha ugafasha, ariko nawe mu bitekereze shyira mu bwenge bwawe. Umuntu niba akubwiye ngo uragiye iburasirazuba ariko nta nzira ihari, urwo rugendo rwawe ruzakugeza he? Uzaruhera he? Uzanyura he? Aha rero umuntu arakubwira ngo ukeneye kujya ku Mana. Imana uraza kuyigeraho ute kandi yamaze kukubwira ko kuko yakubwiye ngo nta dini, nta kimaze, nta n'ikivuze, biba bishatse kuvuga ngo akubwiye ko ufite urugendo ariko ntaho guca. Aha rero bishatse kuvuga gutya, idini mu buzima bw'umuntu ni ngombwa. Idini mu buzima bw'umuntu ni ikintu kandi gikomeye cy'ingenzi cy'ibanze. Kuko hariho idini, ni nayo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala yagennye ibihano. Ntabwo Imana ari kugena ibihano kandi izi neza ko nta nzira, nta mategeko yashyizweho yo gukurikizwa. Urugero ruto, niyo mpamvu abantu bajya kwiga amategeko y'imihanda kugira ngo babone impushya zitwara, kubera ko baraza kumenya amategeko. Umupolisi uhagaze hari icyo aba ashinzwe, ni ukumenya ngo amategeko nayo agomba kubahiriza, none ubwo uyavuyeyo urayahanirwa. N'Imana rero niyo mpamvu yashyizeho al-hisab, ibarura, irabarurira abantu kuko yababwiye ngo ibi ndabikeneye ko mubikora, ibi sinshaka ko mubikora, ibi ni itegeko, ibi ntabwo ari itegeko. Niyo mpamvu rero umuntu uzakubwira ngo idini nta kimaze, ngo ni umubeshyi. Ntabwo ari n'umubeshyi gusa, ari kukuyobya, aragira ngo uzisange nawe koko ntaho wagiye, kuko nta nzira wari ufite ugomba guca mugenda. Aha rero Bayisilamu, ndagira ngo mbibutse ko idini ikubiye mu bintu bibiri, ari nayo mpamvu idini iriho, ari nayo mpamvu idini ari ngombwa mu buzima bwacu. Idini ikintu cya mbere ikubiyemo n'ibyo Imana subhanahu wa ta'ala ishaka yategetse. Imana yashaka ko duyisenga, yarabidutegetse. Imana yatubujije kuyibangikanya, yarabitubujije. Ni ukuvuga ngo idini ikubiye mu bintu bibiri. Ikintu cya mbere idini ikubiyemo n'ibyo Imana ishaka yategetse. Ikintu cya kabiri idini ikubiyemo n'ibyo Imana yabujije. Ni nayo mpamvu muri hadisi y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatubwiye ngo inna Allah ta'ala farada fara'ida fala tudayyi'uha. Imana subhanahu wa ta'ala yafashe amategeko irayagena, iyashyiraho irayabereka, mwayabonye muyavanye mu dini. Intumwa y'Imana iti fala tudayyi'uha, ayo mategeko muramenye ntimuzayabangamire, muramenye ntimuzayice, muramenye ayo mategeko Allah subhanahu wa ta'ala muzayasigasire. Yashyizeho iswala uyimenye, yashyizeho igisibo ukimenye, yashyizeho ubimenye. Waharrama ashya'a, hari n'ibintu Allah subhanahu wa ta'ala yafashe arabibuza, abigira haramu. Ibyo bintu ntimuzabyegere. Niba Allah subhanahu wa ta'ala abujije ubusambanyi, ubwo busambanyi abantu ntibabwegere, barabivana he mu dini. Niba Allah subhanahu wa ta'ala abujije guhuguza abantu ntibabyegere, barabivana he mu dini. Niba namuka rero ibyo byose banyuranyije ukubiri nabyo, bishatuma ngo banyuze ukubiri n'inzira n'umurongo na ya mategeko Allah subhanahu wa ta'ala yabashiriyeho, banyuze ukubiri na ya gahunda Allah subhanahu wa ta'ala yagize ate yashyizeho. Niyo mpamvu ucuruze ibyo ucuruza, uhinge, worore, ariko umenye ngo niba hari aho idini rinkeneye ngomba kuba tayari. Niba igihe cy'iswala bavuze ngo hayya ala sala, icyo ngomba gukora jewe ngomba kuba tayari, ngomba kubishyira mu bikorwa. Umunsi w'ijuma nkawuzirikana, nkamenya neza ko ngomba gukora ijuma rigireba nk'umuyisilamu, nkamenya neza ko idini yashyiriyeho umurongo, kandi uwo murongo washyizweho na Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo niyo mpamvu idini ari ngombwa mu buzima bwacu, kuko nutayimenya iyo dini, nutayinyura iyo dini, ntabwo uzamenya ko iyi dini ikubiyemo ibi
ashaka yategeka, ashaka ko dusari, ashaka ko dusiba, ashaka ko dufashanya, ashaka ko twubaka idini, arashaka ko tuba abayisilamu nyabo. Ibyo tugomba kubizirikana. Iyo utabizirikanye inzira waranyuza kenshi ntabwo iba ariyo. Aha hari n'ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yabujije. Ese ibyo yabujije tubyirinda bingana iki? Aha rero abayisilamu nkundire ngomeze ngaragaza impamvu idini ari ngombwa. Nuvuga ngo niba Allah yarashyizeho amategeko, ni na mpamvu yashyizeho idini ducamo ngo tumenye amategeko, tumenye ibyo dutegetswe n'ibyo tubujijwe. Niyo mpamvu rero iyo dini ari ngombwa. Kintu kitugaragariza ko iyi dini ari ngombwa, Imana izabarura ibintu bibiri. Ibintu bingahe? Ibintu bibiri. Nuvuga ngo Imana subhanahu wa ta'ala izabarura ishingiye ku bintu bingahe? Ibintu bibiri. Ikintu cya mbere, kubahiriza. Hari ibyo yashyizeho ngo twubahirize. Ikintu cya kabiri izashingiraho ni ukunyuranya no gutana. Umuntu atanikiza, aratana ava hajyahe. Ni ukuvuga ngo Allah subhanahu wa ta'ala yashyizeho ibyo tugomba kubahiriza. Zareba, nashyizeho isala, nta muntu warayubahirije, nashyizeho igisibo, waracyubahirije, cyangwa ntiwabyubahirije. Kubera ko rero Allah subhanahu wa ta'ala yashyizeho ibi bintu, azakurikiza ibi bintu igihe cyo kubarura. Niyo mpamvu hari n'idini tugomba kunyuzamo bya bintu kugira ngo ryabarura ryacu rizagira uburyo rihagarara. Azaba ari umenya ngo Allah yabujije ibi, urabikura mu dini. Allah subhanahu wa ta'ala yategetse ibi, urabikura hehe? Urabikura mu dini. Aha rero mu nkundire abayisilamu twumve neza ko idini ari ngombwa mu buzima bwacu. Unumve ko umuntu ukubwira ngo idini ngo nta kimaze, ngo icyangombwa ni ibikorwa, warakubeshya. None se umuntu ni gute yakubwira ngo hari aho ukeneye kujya ariko nta nzira, aho uzahagera ute? Uzayobagurika, ni zigzag. Nutayobagurika uzisanga ukiri hahandi wari. N'ibitabo ibyo ngibyo uzisanga wagiye ari kugaruka aho wari uri, kubera ko neza ntabwo uzi ikintu idini kumariye, nta nubwo uzi niba idini ari ngombwa. Aha rero tuhavane ko idini ari ngombwa kandi biba ari bitureba. Idini riba ari ngombwa mu buzima bw'umuntu kugira ngo amenye ibyo agomba gutunganya, kugira ngo amenye ibyo agomba gushyira mu bikorwa, kugira ngo amenye ibyo agomba kureka, kugira ngo amenye ibyo agomba kugendera kure, kugira ngo amenye ibintu byose aho bihagaze. Aha rero bayisilamu, Allah niba azagenzura gutana mu bintu Allah subhanahu wa ta'ala izabarura harimo kunyuranya no gutana. Ni ukuvuga ngo hari amategeko yashyizeho ibihano, ariko yanashyizeho ayo mategeko uzayasanga fidini muri ya nzira, muri wa muyoboro, muri ya nzira wiyemeje. Abantu rero bagira imiyoboro itandukanye. Bari kumvuga ijambo idini, reka twe kurikoresha cyane, dukoresha ijambo inzira. Abantu bagira inzira bahisemo zitandukanye mu kugaragira Imana kwabo, mu gukorera Imana subhanahu wa ta'ala kwabo. Ariko aka kanya wowe ni iyihe nzira none wowe wahisemo? Iyo wagombaga guhitamo yo ni iyihe? Niyo mpamvu Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatubwiye ngo inna rabbika alayka haqqan wal nafsika alayka haqqan. Ngo mu by'ukuri Imana subhanahu wa ta'ala igufiteho ukuri. Hari ibyo ugomba guha Imana wanze ukunze, ibyo utabikora ukazabiryozwa. Niyo mpamvu ibintu abantu bose bashyira imbere byose ntabwo ari byo bagashyize imbere. Uwo tugomba gushyira imbere ni Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo mpamvu uko baduhamagara ahangaha ijambo rya mbere batubwira iyo baduhamagarira iswala ni Allahu akbar, Allahu akbar. Iyo kintu cya mbere babanza kukwibutsa, Imana niyo nkuru, Imana niyo nkuru. Shaza ngo Imana niyo nkuru iruta ubwo bucuruzi bwawe urimo. Imana niyo nkuru iruta ubwo buhinzi bwawe urimo. Imana niyo nkuru iruta ibyo biro byawe urimo. Imana niyo nkuru iruta uburiri bwawe uryamyemo. Imana niyo nkuru iruta ayo meza yawe wicayemo. Ibyo ngibyo ubanza ubizirikana ubishyire mu mutwe wawe. Hanyuma ibindi bakubwira babikubwira nyuma yuko bakubwiye bati ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Aya magambo iyo umaze kuyarengaho kandi uyumvise
naguha Imana subhanahu wa ta'ala ukuri kwayo. Iyo abantu bahaga Imana ukuri kwayo ntabwo uyu musigiti urimo abantu magana. Iyo abantu bari bazi idini ibamariye ntabwo uyu musigiti urimo abantu magana bati. Iyo abantu bari bazi igisobanuro cy'idini ntabwo umusigiti urimo abantu magana bati. Kubera ko niba idini twabonye ko ari umuyoboro, ari inzira, ari gahunda, ubwo ni ukuvuga umuntu utageze mu musigiti yataye gahunda yande ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aha rero Imana iti wa li nafsika alayka haqqan, na roho yawe igufiteho ukuri. Ukeneye kuryama, ukeneye kurya, ukeneye kuruhuka, ukeneye kwishima, ibyo roho byawe Rasul sallallahu alaihi wasallam ngo fa'ati kulli dhi haqqan haqqahu, uzahe buri wese yaba Allah muhibye kuri kwe, yaba wowe roho yawe uyukuri kwayo. Niyo mpamvu rero Abayisilamu, niba ari umunsi w'Ijuma ukaba uri umuyisilamu, ukaba ariyo nzira wahisemo, nta gahato ntaki, uretse ko turi buze no kubibona hari bimwe muri bibuze kudutangara. Ni ukuvuga ngo niba rero adini ari inzira, ari umuyoboro, ari gahunda, umuyisilamu yikenera kuba umuyisilamu yapfushije cyangwa yapfuye. Ngwino usari mbere yuko baza kwinginga imamu ngo aze gusari, baramuhamagara imamu gusari atarigeze abona winjira mu musigiti uri muzima habe n'Ijuma. Yarabonaga umutera mu mugongo, utera yanzira umugongo ya Allah subhanahu wa ta'ala, barashaka kukunyuza ahantu hatarahawe kandi izo mbaraga ntiziba. Aha rero Bayisilamu, iyo umuntu ataye inzira ni ukuvuga ngo inzira ibihari, haba hari n'uwayihanze byanze bikunze. Uwo wayihanze rero iyo nzira uyitaye rimwe na rimwe wamaze kumuvogera, kuko hari inzira yakweretse urayitaye. Iyo umaze gutana kenshi utanujya mugwe, utanujya kurengera mugwe. Natwe Allah niba yarashyizeho inzira akadushyiraho umuyoboro, akadushyiraho gahunda, niyo tugomba gukurikiza. Nitunyura ukubiri nayo tuzaba tugiye kwangiriza nde Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma Allah subhanahu wa ta'ala aya nyinshi hamagara ati ya ayyuhal insan, bantu ntabwo baramenya hikima irimo hari. Mujya mubaza abasobanuzi ba Qur'an, ni kubera ati Imana hamagara ngo ya ayyuhal insan, yawe muntu. Kandi Imana yabaye kuri umuntu, nawe ubwawe ntabwo ubiyobewe, ahubwo Imana ya ayyuhal insan. Numva Imana ihamagaye kubita hagati muti Imana iramuhamagaye, itegure none igiye kukubwira noneho ya ayyuhal insan, yewe muntu. Uvuga uti uswarije innaka kadihun ila rabbika kadihan famulaq, ngo mu byukuri wowe uri mu rugendo. Urugendo rujyaye ntabwo ari urujya gushaka amafaranga. Wallahi niyo mpamvu Ibn Baz rahimahullah, umwe mu bamenyi, yavuze ngo umuntu wiringiye isi akumva yiringiye ibyo atunze, ibyo afite, ameze nk'umwe muri mwe kuba yapfumbata amazi mu kiganza cye. Mu ntabwo icyo kizana pfumbata amazi, ahubwo yakinyaguhaye kuri salatu azuhuri lasiri, biragera ibiganza byawe byagize bite byumye. Aha rero umuyisilamu akwiye kumva ko ntabwo Imana iguhamagarira ibyo utunze, ntabwo ari ugomba kwiringira, ahubwo innaka kadihun ila rabbika kadihan famulaq. Wowe uri mu rugendo urakataje, ahantu ugiye ntabwo ari Dubai, ahantu ugiye ntabwo ari muri Amerika, ahantu ugiye ntabwo ari mu Misiri, ahantu ugiye ila rabbika, uri kugana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, uri kugana kwa nyagasani wawe. Ikibazo rero kiraza kubita, inzira wanyuze ujyayo ni aharaza kubamo ikinyuranyo. Rero niba wanyuze inzira utagombaga kunyuramo, bivuze ngo ntabwo uzahagera kwa nyagasani. Wewe wagiye kwande kwa shaytani ar-rajim. Nawafu muri suratul Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala atwereka khutba cyangwa mbwirwaruhame shaytani izagirana n'abantu bazaba bari mu muriro wa jahannama yawm al-qiyamah. Ibi bizatuma abantu amarira atemba, abantu barire baboroge, kubera uburyo shaytani zabibihenuyeho, kubera ko bataye inzira Allah yaberetse bakagana inzira ya shaytani rajim. Ijambo rya nyuma rero shaytani izasorezaho izababwira iti fala talumuni walu
nimwumve ntimungaye ahubwo walumu anfusakum mwebwe nimwigaye mugaye imitima yanyu mwebwe nimumvebe muvebe imitima yanyu kubera ko umuntu shayitani mwereka ngo caha akahaca aba afite ikibazo niyo ataza kuhaca shayitani nta bushobozi yari gufiteho kuko irabivuga muri iyo khutba nta bushobozi shayitani yari gufiteho ahubwo iyo wafashe ugufiteho ubushobozi ari we Allah subhanahu wa ta'ala yakweretse inzira ugomba guca iyo nzira uyitera umugongo iryo dini urarijugunya iryo dini ubona ko ntacyo rikumariye urazinga urajugunya shayitani riti fala talumuni ntimungaye negera umuntu akakanyuza kunyitwaza ngo mvebe walumu anfusakum ahubwo mwebwe nimwigaye mwebwe mwahemukiye umuremyi wanyu mwateye umugongo imana yanyu mwagenze ku masezerano mwasezeranyije Uwiteka Imana subhanahu wa ta'ala yo rero inzira umuntu akubwiye ngo idini ngo nta kibazo uje umugendera kure ahubwo wafite ikibazo mu mutwe umugendera kure dini niyo nzira tugomba gucamo dukora ibyiza niyo nzira tugomba kunyuramo dutunganya ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yadutegetse tureka ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yatubujije kuko iyo dini nizaguha ayo mabwiriza nizaguha ayo mategeko rero hari uwayashyizeho ari we Allah subhanahu wa ta'ala aha rero Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an aratubwira ngo وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أربغت يا محمد ناجين جاتمي تكوزنا تكوهرزا إلا رحمة للعالمين ولتكو جرانغو ube imuwe kubiremwa byose ntabwo ari kubana kubiremwa byose ubimuwe aha rero kuko ibintu Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arimuwe kuri twe ni nayo mpamvu itigeze ihwema kutwereka no kudushishikariza idini y'Ubuyisilamu no kutwereka iki dini ya Islam itumariye bundi iyo uhisemo Ubuyisilamu Imana subhanahu wa ta'ala iragukunda ndetse n'abagaragu bayo bakabukunda n'ibiremwa byayo bikabukunda aha ndabibutsa igihe kimwe ubwo Umar radiyallahu anhu yagiranaga ikibazo na Abu Bakr as-Siddiq Rasul sallallahu alaihi wasallam bose n'abasahaba ariko Rasul sallallahu alaihi wasallam yararakaye kugeza ubwo abajije ati ninde muntu mvugira Abu Bakr Siddiq Abu Bakr yararaho hafi na Umar araho akaramubwira ati Abu Bakr yibutse abwira intumwa y'Imana ati ya Rasulullah kibazo cyabaye ariko ntabwo ikibazo cyari icyo ahubwo intumwa y'Imana nuko yarengeje ati Abu Bakr yaranyemeye bwa mbere niwo muntu nabwiye ko ndi intumwa y'Imana akabyumva vuba vuba yihuza ibyo bituma intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibimukundira urukundo nkuru nawe rero umuyisilamu umuntu musangiye urugendo musangiye inzira nk'iyi musangiye umurongo musangiye amategeko wakumvisha ko ari mu nshingano zawe wakumvisha ko ari ugomba kumuba hafi mu buryo bwose ushoboye aha ushobora kwibaza igihe icyo ushatse kuvuga ushobora kuza hano ugakora iswara mu rugo iwawe ntawaje mu juma abaturanyi ntabaje mu juma ukaza ugasari ugataha n'ijuma itaha ukabikora utyo n'ubutaha ukabigenza utyo ahangaha uzamenye ko wowe uri kujuma idini tuba tukwiye guhora tuyibukiranya tuyibutsaho ko kanaka wataye umurongo ko wataye inzira kutari kuri gahunda ya Allah subhanahu wa ta'ala abantu bakagarurana mu misigiti rega abantu bakongera bakibutsanya ko mu misigiti dini yari ngombwa mu Islam rero nyine wagaragaye mu misigiti aha rero umuntu ashobora kwibaza uti idini mu ncamake risobanuye iki dini mu ncamake risobanuye ibintu bitatu kugira ngo ngere ku kibazo cya nyuma idini risobanuye
kwiyemeza gusenga Imana imwe rukumbi. Ko bimeze. Icya kabiri, idini isobanuye kwirinda kubangikanya Imana subhanahu wa ta'ala. Ndahera kuri iki cya mbere, kwiyemeza gusenga Imana yonyine. Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an ati qul inna as-salat wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Vuga ibyo bintu bivuga bikuye ku mutima, uvuga uti inna as-salat, mu by'ukuri sala zanjye, amasengesho yanjye, wa nuski n'ibitambo ntamba manywa nijoro, wa mahyaya n'ubuzima bwanjye, wa mamat no gupfa kwanjye, lillahi rabbil alamin, bigengwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo n'ubitekereza utyo, nubivuga ukomeye ku mutima gutyo, ntabwo wazavuga hayya ala salam ngo wemeze ucuruze, ntabwo wazavuga hayya ala salat uti ntabire yanjye, ntabwo wazavuga hayya ala al-falah uti wakora iki. Icyo gihe byose uzabanza ubishyira inyuma yawe, hanyuma umenye ko iswala ari ngombwa, hanyuma umenye ko idini yawe kuyubaka bikureba. Ntabwo bireba shekhe kanaka, ntabwo bireba imamu, ntabwo bireba Bilal, ntabwo bireba haji. Buri muislamu wese akwiye kuba umuislamu ufite icyamari uislamu, buri mu muislamu. Niba wumva ko uri umuislamu, nta muntu uzi ikintu abasha. Wallahi abayisilamu ahantu bari baba bagomba gushyira hamwe, gufatanya, bakaba umuvandimwe, bakaba bamwe. Aha rero icya kabiri gisobanuye idini, bisobanuye kwirinda kuyibangikanya. Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati ومن يكفر بطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. muri mwe uzahakana ibigirwamana byose agashyira ku ruhande, akumva ko agomba gusenga Imana imwe itabyara, itabyarwa, ishoboye byose, ikugize, igize byose, igenga byose, ikontorora byose, ihinduranya ibihe, ikavana ibihe ikabijyana aha, ikabivana hari ikabijyana hariya, ibihe byose ikabisimburanwa, gasimburanwa amanywa nijoro. Ibyo Allah subhanahu wa ta'ala ati faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa. Ubwo ngubwo ni uzaba afite ipfundo rikomeye, ni uzaba ahagaze kuri bwa Uislamu, ni uzaba ashikamye ku dini nyayo, ku nzira nyayo, ku murongo nyayo. lan fisama laha. Allah subhanahu wa ta'ala ati iryo pfundo ntabwo rishobora kuzigera ritandukana habe na gato. Rero nutandaraza dini kanaka hano ndiyo, na hariya ndiyo, na hariya ndiyo, no mu Bayisilamu ndiyo, harimo abantu babaho bari mutabizabina bayina dhalik. Qur'an yabavuga baba gutyo gusa hagati na hagati, la ilaha illa, ugasanga mu bemera Imana ntarimo, ugasanga mu bahakanye ntiyemera kubamo, ugasanga mu bagerageza la ilaha illa. Hano na hari mudhabina bayina dhalik, ahora ari mwiruka n'umusilamu munsi, ejo nundi, ejo nundi, ejo bundi nundi, ejo nundi nundi wundi. Ahangaha ntabwo ari ubuyisilamu. Islamu no gushyira ibirenge hamwe, Uislamu no gushikama ku dini, ugashikama kuri la ilaha illa Allah yawe nkuko wayize. Aha rero nihuse cyane Abayisilamu, ese ni yihe dini noneho? Ariko hagati aho reka mbanze ndangiza icya gatatu gisobanuye idini. Icya gatatu gisobanuye idini muri make nukubaha Imana subhanahu wa ta'ala, ukora ibyo yagutegetse, wirinda ibyo yagize ate, ibyo yagize ite yakuje. Nibyo bintu bikubiyemo usobanuro bw'idini. Aha rero twavuze ko turi bwibaze ngo iyo dini ni iyihe. Buri wese icyo kibazo yakibaza. Aha ntago ndibuze kubivuga nk'umufana, ndagira ngo mbivuga byumvikana. Ni ahantu hake ushobora kuzumva wowe muri wowe washije kubaho usobanukiwe Imana. Ni bake ashobora guhagarara akavuga ati yewe
Imana ndayisobanukiwe muri ubu buryo, yarangiza akakwereka ibimenyetso bifatika. Ariko nujya hejuru umaze kumenya ibisobanuro by'idini mu Islam, uraza gusanga iyi nzira umuntu yakabaye anyuramo ari inzira y'Ubuyisilamu. Kuko nta na rimwe umuntu yari yahagarara ahantu nk'aha ngo hafata tubwiye ati ashhadu an la ilaha illallah, ndahamya nemeza ntashidikanya ko nta yindi mana ikwiye gusengwa, nta yindi mana ibaho uretse Imana imwe rukumbi, ila Islam, uretse mu Islam gusa. Cyo ni icyambere. Icya kabiri, ahantu hagaragaza mu madini, hagaragaza kirazira, hakanagaragaza indangagaciro muri Islam. Kuko rero tuvuze ngo inna Allaha farada fara'ida, Imana yashyizeho amategeko, fala tudayi'uha, ntimuzayarenge, wa harrama an ashya, ngo wahada hududa, yanashyizeho imipaka, fala ta'taduha, iyo mipaka muramenye musiruke, ntimuzayisimbuke, ntimuzayirenge. Ujya kugera aho uvuga hariya Allah aravuga ngo hari intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aravuze ngo ahantu haba amasomo nk'ayo, twashyiriyeho amategeko nk'ayo, nta handi ni mu dini ya al-Islam. Ni nayo mpamvu baribonye kare, ntatinze, abaribonye kare bo ibi barabisi kundenza. Allah subhanahu wa ta'ala twibutsa muri Qur'an ubwo Ibrahim alayhi salatu wa salam yabwiraga abantu bakababwira ati inna Allah astafa lakum din. Mu by'ukuri Imana subhanahu wa ta'ala yabatoranyirije, yabahitiyemo inzira, yabahitiyemo idini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Arangije abwira urubyaro rwe, ararubwira ati fala tamutunna, muramenye ntimuzemera gupfa, ntimuzemera ko roho zanyu zibavamo zitandukana n'imibiri yanyu, illa wa antum muslimun, keretse ko muzaba mubanje kuhakikisha, kwemeza neza, muhagaze ku maguru abiri ko muri abayisilamu. Dini rero huwa al-istislam. Iyo bavuze al-Islam huwa al-istislam. Islam ni ukwicisha bugufi munsi y'amategeko y'Imana subhanahu wa ta'ala, ukajya kure no kuyibangikanya, ukajya kure no gukora ibyo yakubujije, kandi iteka ryose ugahora uzirikana gushyira mu bikorwa no gushyira mu ngiro ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yagutegetse. Idini ibyo ngibyo ribyigisha, ribigenderaho, ni Ubuyisilamu. Nibwo butwereka ngo iki kirazira, ahantu uzakoreho ibimana irabyanga. Ibyo ngibyo niyo mpamvu idini rero ihari. Ni nayo mpamvu Ibrahim yabwira abana bati inna Allaha safa lakum dina. Mu by'ukuri Imana subhanahu wa ta'ala yabahitiyemo idini, yabashyiriyeho umurongo, muramenye uyu murongo cyangwa se inzira, ntimuzapfe keretse ko muzaba muhagaze neza muri iyi nzira. Aha rero hari ikindi kibazo twakibajije, sindi bukibaza abantu bahandi, ndakibaza abasilamu babo, twe noneho duhagaze dute kuri iyi nzira? Ku Islam bihagaze bite? Ni neza? Niba ari neza alhamdulillah, niba atari neza dutegure, kubera ko Allah yaradusezeranye ati inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo azigera ahindurira abantu ngo bakurireho ibibaremereye n'ibibangamiye keretse bo babanje guhinduka. Aha rero ikibazo uri buze gukura, sinkubwiye ngo cyinshuri, ariko kibazo Ubuyisilamu hano buhagaze gute? Kandi ngo nkomeza ndongera ntanga urugero rutwereka ko idini niwo murage twagahaye abana bacu, kurenza kubaha amasambu, ibintu byose wabaha Allah barabisiga. Twarababonye abatunze cyane, twarababonye bize cyane, twarababonye abakize cyane, ariko al-yawm uyu munsi aina baryamye aho buri wese agomba guca, yubahiriza rwa rugendo twavugaga rugana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiruta ikindi rero mwakabahaye abana banyu mu murage ni Islam. Ndabibutsa ayimwe
ubwo Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati am kuntum shuhada ese mwari muhari idh hadara yaqub al-maut ubwo urupfu rwari rumugeza amajana twari duhari se nyine ntabwo twari duhari ariko Allah subhanahu wa ta'ala ati reka jewe mbibutse jewe wari uhari am kuntum shuhada ntabwo ese mwari muhari idh hadara yaqub al-maut ubwo yaqub yagerwagaho n'urupfu icyo yihutiye n'iki twebwe bitutangira iyo abana batagutose hora batora muzandika yinandike wandika iminani wandika imirage ariko irage rye we yagize impungenge aravuga ati aba bana ko nakuze abana ko babayeho bagakura mbashishikariza idini mbashishikariza ubuyisilamu mbereka ibyiza by'idini n'akamaro k'idini n'idini bagakurikije aho nimara gupfa bazasenga arangije abakoranye bose ati ma ta'buduna min ba'd tuno no mureka twumvikane ni mumbwi ma ta'buduna min ba'd afite impungenge ese muzasenga nde nyuma yanyu bana baramureba kuko nibwo buzima bakuriyemo y'abatoje idini abatoza ubuyisilamu abereka ibyiza by'ubuyisilamu abereka ibibi byo gutera umugongo ubuyisilamu abereka ibibazo bizabavukira nibatera umugongo ubuyisilamu banje baravuga bati dawe na'budu ilahaka tuzasenga imana yawe wa ilaha abaika tunasenga imana yasu إبراهيم وإسماعيل يا أبراهام نا إسماعيل نا إسحاق إلها واحد يوني مانا إني أهريرو إديني نامجوا وغررها ngo hafata kwirukije kw'Imana ari mwishuro zitare munsi yasha iyo niyo nzira rero wakabaye we rero wanyuze iyi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم من القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين التائبين من ذنب كما لا ذنب له اللهم إني ظلمت نفسي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلا يوم جزاء وبعد بما وشي من الإيمان سبحانه وتعالى يتوبي muri inzira tuzitaye gufatwa bwo tuyobotse iyo bitaza kuba ubushake n'impuza Allah subhanahu wa ta'ala nabo twari kuyoboka ine mikomeye rero bashi twibagirwa rwose no gushimira Allah subhanahu wa ta'ala kandi nimwe mu ngabire zihambaye twebwe dufite bayislam mu gusoza khutba yenifuje gusoreza kuri aya iboneka muri suratul a'raf الله سبحانه وتعالى التبيرتي وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين صدق الله العلي العظيم الله سم بالله ndabarihira Imana subhanahu wa ta'ala yinsira cyangwa se idini dutera umugongo Allah subhanahu wa ta'ala yayukumurikiye anayiguhutarabaho ndetse unamusezeranya gushyira mu bikorwa ariko twageze aha kuri iyi si amarangamutima aradutwara inshuti ziradutwara sosiyete iradutwara
dutera umugongo ibyo twasezeranyije Imana subhanahu wa ta'ala. Niba tutari muri uyu murongo rero ni inzira bihamye, fite ubwoba n'agahinda ko ejo imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala twazakorwa n'isoni n'ikimwaro. Saba Allah subhanahu wa ta'ala waturinde kuba muri abo bantu. Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati wa idh akhadha rabbuk, aributsa intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kugira ngo natwe twibuke, amubwira ati wa idh akhadha rabbuka, ibuka ubw'Imana subhanahu wa ta'ala nyagasani wawe yafataga min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum, ubwo yafataga Adamu n'abazamukomokaho n'abazava mu migongo y'abazabakomokaho. Ni ukuvuga ngo ubwo yafataga roho z'abantu bose bazabaho uhereye kuri Adamu we wa mbere no kuzageza ku muntu wanyu muzavuka n'indi zavamo ya nyuma. Allah subhanahu wa ta'ala ari gutsina Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ati icyo gihe wibuka ikiganiro Imana subhanahu wa ta'ala yagiranye n'izi roho. Allah ngo yarazifasha arazikoranya, nta nimwe ivuyemo, wowe urimo nanjye ndimo, n'uw'ikirenga n'uhambaye twumva ko ahambaye nawe roho yirimo, nta n'umwe uvuyemo. Arangije Allah subhanahu wa ta'ala ati, arangije arazibaza ngo alastum bi rabbikum, se sijye Mana yanyu? Mu yandi magambo yarazibwiye ati, arazihamiriza ati ni njye Mana yanyu, alastum bi rabbikum. Hanyuma Allah subhanahu wa ta'ala ati qalu bala shahidina, ibyo bintu tubyemera mwaho murabyemera muti Mana nyagasani turabahamya byuko ari wowe Mana yacu. Iyi niyo kamere ubundi y'umuntu, nizo mpamvu ebyiri ngiye kuvuga. Niyo mpamvu umwana utari wagera no ku musigiti utazi naho umusigiti uba, wumva kubwira ati Imana izaguhana. Imana se yivanye wowe uti Imana yizi, arayizi na cyane, kuko roho ye bwa mbere na mbere yavuganye n'Uwiteka Imana subhanahu wa ta'ala ati Imana izagutwika. Uyu mwana azi hehe Imana? Wowe ugatangira kuvuga uti Imana ntaho ayizi, nyamara arayizi kubera ko muri kwa guteranya za roho zose nawe yari irimo niho yavanye Imana. Wowe ugatangira gutangara ati ya Allah, uyu mwana yavanye Imana. Naho icya kabiri, iyo niyo mpamvu rero uwo mukuta niyo roho yari urimo ye, ni nayo mpamvu iyo Mana ako kanya yizi, wowe ugasigara wibaza aho yizi. Naho aha kabiri, niyo mpamvu mubona ayandi matorero n'amadini bibatiza abana bato, ariko mu Bayisilamu ntabwo twe dutoza abana shahada. Kandi bala shahidi bo ubwabo barabihamije bakabihamya imbere y'Umuremyi wabo. Ubundi Umusilamu ukuze yagiye kwinjira idini, amagambo amwinjiza mu dini ni ashhadu an la ilaha illa Allah. Abantu rero bambaye yagiye imbere yabo roho zose, arazibwira ati alastu bi rabbikum, ni je Mana yanyu? Allah ati qalu bala shahidina, turabyemera mwa murabyemera mwese nta n'umuvuyemo. Iyo tumaze kugera hano kuri isi rero, amarangamutima yacu twerekeza aho dushaka, inyungu dufitemo, inshuti zacu zikatwerekeza amadini atandukanye, sinzi abaturanyi. Burya naho umuntu atuye haba ikibazo cyo kugira ngo abe yashyira mu bikorwa Uwisilamu. Ibyo ni ibintu bizwi. Iyo rero bibamaze tugamye gutya ahangaha, Allah subhanahu wa ta'ala iyi aya yavuzemo amagambo ateye ubwoba cyane. Aravuga ngo an taqulu yawm al-qiyamah, yibutse intumwa y'Imana ati njye nabibabwiye, iki kiganiro nakigiranye na roho zose z'abazabaho kugira ngo inna kunna an hadha ghafilina, ku munsi w'imperuka mutazahagarara muvuga muti ibyo ntabyo twari tuzi. Ujya kuvuka roho yawe hari isezerano ifitanye na Nyagasani, wagera hano kuri iyi si ni wowe uhitamo. Allah subhanahu wa ta'ala ati inna hadaynahu sabila imma shakira wa imma kafura. Allah subhanahu wa ta'ala ati nabashiriyeho inzira, ntabwo ari inzira
inzira ebyiri oya Allah avuze inzira imwe iyo nzira ni yayindi y'Ubuislamu imma shakira ushatse abo mu bashimira Imana subhanahu wa ta'ala akinyurira iyo nzira ku neza akaba mu Buislamu akabana n'Abayisilamu agakorera Ubuislamu agakorera Islamu mushaka wa imma kafura nushatse arahakana akanyura ukubiri niyo nzira ubwo ngubwo aba yanyuze ahandi aba yatanye uko gutana ko kazabibazwa nande na Allah subhanahu wa ta'ala. Rero Abayisilamu roho zacu zasezeranye n'Uwiteka utarabaho wowe izo roho ziriho basezerana iki Abayisilamu basezerana ko ariyo Mana izi roho zigomba kuzasenga kumva no kumvira no gushyira mu bikorwa no kunyura inzira iyi Mana yazeretse. Hanyuma iyo umaze kugera hano kuri iyi si ababyeyi baraguhindura, sosiyete zikaguhindura, abaturanyi bakaguhindura, inshuti zikaguhindura, ugatana ugacukubiri na ya nzira Imana yaguhitiyemo, ugacukubiri no gusenga ya Mana yawe wemeye ukanemeranywa nayo. Allah subhanahu wa ta'ala ati impamvu ibi yabiteye rero ni ukugira ngo ejo ku munsi w'imperuka utazahagarara hariya ku maguru abiri uti jyewe rwose ntabyo namenye, iyi nzira ntabwo nayimenye. Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an ati inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, mu by'ukuri idini imbere Allah subhanahu wa ta'ala yemewe izwi igomba kunyuzwamo ibikorwa n'Ubuislamu. Allah subhanahu wa ta'ala ati wa man yabtaghi ghayra islam ad-dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Uzanyura ukubiri n'ibyo Uislamu bumusaba, uzanyura ukubiri n'iyo dini y'Uislamu, ibikorwa bye ntabwo Allah subhanahu wa ta'ala azabyakira, ntabwo azabyitaho. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin, kandi ku munsi w'imperuka uzisanga uri mu manyagihombo. Uzatanga amamiliyari n'amamiliyari ngo bubake insengero, uzatanga ibiki, uzafasha imfubyi, ugira ute, ariko binyuze ukubiri n'inzira Allah yaguhaye ugomba kubinyuzamo. Umunsi w'imperuka uzisanga mu manyagihombo. Aha rero mu gusoza Abayisilamu twe kuba Abayisilamu kandi banyuzwe no kuba turi Abayisilamu, wallahi nta kintu gishobora kuruta kuba mu Isilamu, nta kintu cyakurutira idini yawe. Duhagaze ahantu heza, ariko ikibazo ni bangahe bahagaze mu nyambo. Al-kathira minan nas, abenshi mu bantu baratandaraje. Iyo rero bamaze gutandaraza havamo gutandukira bivamo guhanwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ati wa man a'rada an dhikr, abantu bazirengagiza urwibutso, kirengagiza ibyo Qur'ani babwira, bakanyura ukubiri n'idini y'Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala ati inna lahu ma'ishatan danka, bazagira ubuzima bw'inzitane. Ubuzima bw'inzitane kuri iyi si, bagira ubuzima bw'inzitane ku munsi w'imperuka. Adanka fil awlad, bagira ubuzima bw'inzitane mu rubyaro. Adanka fil azwaj, bagira ubuzima bw'inzitane mu rushako. Adanka fil amwal, bagira ubuzima bw'inzitane mu mitungo. Adanka fil hayat, bagira ubuzima bw'inzitane mu buzima, bagira ubuzima bw'inzitane ku mibiri yabo. Barwari, subhanallah. Duhitemo rero duhagarare twemye ku Busilamu bwacu, cyangwa se abatandaraza, ariko dutegereje umunyafu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo si byo mbifuriza. Ndabifuriza ko twaba Abayisilamu beza bashikamye ku Buislamu bwabo, tukaba Abayisilamu bashyize hamwe, Abayisilamu bitabira umunsi wabo w'Ijuma. Biba bitangaje binateye isoni Abayisilamu kubona umunsi nk'uyu. Wallahi aho nari mpagaze kuri mimbari nk'iyi shize navuze imvugo ikomeye cyane, biba biteye ubwoba. Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an ati fa idha faraghta fansab. Allah ati ndabizi ubuzima bubaho muraguye, murahuze, nugushakisha, nukuvunika, nukwitanga, nukugira gute. Allah subhanahu wa ta'ala ati fa idha faraghta fansab, nimuruhuka mujye mushishikare mugaragira Imana yanyu, mushishikare mushyira mu bikorwa ibyo Allah ati ndabizi nta mwanya koko mufite. Ubuzima bwanyu ni uguhangana, ni ugukora, ni ukwiyuha icyuya, atari ko faida byibuze Imana subhanahu wa ta'ala atari ko byibuze niba mucitse imirimo yanyu
nimushishikare byibuze ugira icyo mukora ku dini yanyu, mugira icyo mukora ku Islamu bwanyu, mwibukiranye, mugarurane mu murongo. Allah subhanahu wa ta'ala ati ibyo nabyo bibananirwa idha faragta fansab. Rero Abayisilamu biratangaje cyane wallahi, iminsi yacu yose twayigize shughuli gushakisha. Salamu alaykum wabuze mbamshakisha, wase shakisha wallahi. Ariko yibuka ko ni dini yawe ukeneye, hari Islamu ukeneye. Islamu nta n'ibindi bintu binini. Burya gufata umunsi wawe w'ijuma ukicara mu musigiti ni inkunga ikomeye, kandi ni ikintu uzicuze ejo imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umuntu agafata icyumweru cyose ari mu gushakisha imyumbati, umuceri, ni na muntu wabishatse akagera hari akabwira abaturage ati baturage mwe ntanyuzwe nahaze. N'umwe wallahi, ubwo nibwo buzima abantu babayeho kugeza ubwo umuntu yibagirwa ko ari ijuru. Jewe rero inama yanjye nabagiraga, abantu batahuye ku juma nta bazubakira Ubusilamu bwose. Sinzi niba ariko mubyumva neza. Aha rero ngiye mu gusoza khutuba yanjye, ikintu nababwira, kwitabira ijuma. Tubabira ijuma ni inzira nziza rwose yo kudufasha. Pana kuza hano murakahasanga haji wenyine, saa sita n'igice zirageze, haji arimo kwibaza ati noneho se wallahi Abayisilamu baraza, haji se abishyiremo ikintu gikoze. Ntabwo ariko bimeze. Twari dukwiye kumva ko uyu munsi ni uwacu. Musare wabo tudahuje ukwemera umunsi wabo, baba bakubise kandi mu by'ukuri ibyo bagiye kuvuga Imana si byiza, bagiye kuvuga ko yabyawe, ariko ugiye kuvuga la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kugera mu musigiti biragutera ubunebwe. Ntabwo umuntu ashobora kubyumva. Allah rero ati narababonye mwebwe murahuze murashakisha, ariko fa byibuze faragta fansab. Niba mucitse imirimo yanyu, uri umuhinzi uvuye guhinga, shishikara umenye uti swala zanjye, umenye uti dini yanjye, umenye uti Umuislamu mugenzi wanjye yarayate, umenye uti Ubusilamu bwanjye aho ntuye buhagaze gute. Abantu bashyire hamwe. Allah ati fa idha faragta fansab. Nibura shishikara, waruhuze uvuye gushakisha, shishikara ku dini yawe. Tuba Abayisilamu nyabo wallahi, kuko ari igihe tuzahagarikwa imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko si Allah wenyine, tuzanahagarikwa imbere y'abagenzi bacu bitanze kugira ngo iyi dini tugire. Duhagarikwa imbere y'ababyeyi bacu batanze byose, bari bafite imbaraga, bari bafite imyanya yabo, ubushobozi bwabo, bakitanga kugira ngo abantu baba Abayisilamu nyabo. Ariko ejo twazakorwa n'isoni. Ariko sibyo nifuriza, nanjye sibyo niyifuriza. Tuba Abayisilamu beza wallahi, bagaragara hano mu juma byibura. N'umuntu uje hano bagana ahagaze imbere yanyu kuri mimbari ngiyi, abazanira urwibutso nkuru, bimunezeze, bizanatume n'ubutaha abasha kongera guhagarara imbere yanyu. Ubutumwa nabushoje. Allahumma fashhad, Mana uzambere umuhamya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam fi al-hadith man salla alayhi salatan wahida sallallahu alayhi wa asha. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم خلفاء راشدين وهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين والأئمة المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الكبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. يا رب نصر المسلمين في كل مكان، يا رب نصر المسلمين في كل مكان. اللهم طهر قلوبنا عيوبنا واشف مرضانا وارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا واغفر لميتانا رب العالمين. Mana turagushimira ukiturinze urinze n'imiryango yacu. Mana turagushimira kuba ukiturinze urinze n'imiryango yacu. Mana turagusaba ngo abanyembaraga nkeya muri twebwe ubongerere imbaraga ya Allah. Mana turagusaba ngo abanyembaraga muri twebwe nkeya muri twebwe ubongerere imbaraga ya Allah. Mana turaguhamagaye mu bisingizo byawe byuzuye tukwinginga ya Allah. Mana duhe amahoro, duhe n'umutekano mu ngo zacu ya Allah. Mana tunganye urushako rwacu, tunganye n'urubyaro rwacu ya Allah. Mana duha amafunguro ya Allah. Mana duha amafunguro ya Allah. Mana turinde
urinde n'ibyacu ya Allah mana turinde urinde n'ibyacu ya Allah mana turakwingize ngo duhe kuba abayisilamu nyawe ya Allah mana turagusaba ngo duhe kuba mu bashikamye ku dini yawe ya Allah mana turaguhamagaye mu bisingizo byawe byiza byubahitse ya Allah ngo duhe ibitubeshaho ya Allah mana turagusaba ngo twubahishe ya Allah mana turagusaba ngo twubahishe ya Allah haba hano kuri isi ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka ya Allah haba hano kuri isi ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka ya Allah mana dutekanye ya Allah mana dutekanye ya Allah mana dutekanye ya Allah mana ababyeyi bacu bahe kubaho neza ya Allah mana ababyeyi bacu tukiri kumwe nabo bahe kubaho neza hano kuri isi ya Allah abo tutakiri kumwe aho baryamye ubakirana ubugira neza ya Allah bakuri imva zabo ya Allah bashyira urumuri mu mva zabo ya Allah uzaduhuze nabo ku munsi w'imperuka batwishimiye natwe twishimiye ya Allah bifadure subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.